uko twakoraga uyu murimo na mbere hose nyine twigiye kubo twabonaga batangije uyu murimo. Jewe abantu nashoboye kumenya nkanaganira na bamwe muri bo, ngira ngo naganiriye na babiri. Uyu munsi niba hari ikintu gikunzwe mu Rwanda, hashobora kuva ngo kugira kino kintu izina rizarambe, reka tugihuze n'ikiriho. Dusubiye inyuma nyirizina, bavuze uduhoziyana bayihuza n'amavuta. Mwakiriya gihe Rushema ni umuhamya, Pasiteri Rushema hari amavuta yaje yitwaga uduhoziyana, pa uduhoziyana, nibyo? None ntiyari amavuta, twakoze inama. Hello people from Europe, this is Mbonyi. Ndashaka kubutsa ko mu kwezi kwa gatandatu nzaza gutaramana nabo. Tariki 11 tuzahera Brussels mu Bubiligi. Ndabakumbuye and I can't wait to see you. God bless you and see you soon. Murakoze cyane. Reka mbanze mbasuze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ntekereza ko abenshi turaziranye, cyane ko harimo twese duhura Solace, dufite nano kiganiro n'abanyamakuru, ariko nanone ku batanzi ntabwo nabura kubibwira. Nitwa Nsabiyumva Emmanuel, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, nkaba umuririmbyi muri korali Hoziyana, akaba ari nanjye perezida wayo mwa kino gihe. Abo turi kumwe aha ngaha rero, ibumoso bwanjye hari Mutabazi Bonfils, ni umutoza wa korali Hoziyana mwa kino gihe. Hanyuma hirya turi kumwe na Vanessa, nawe ni umuririmbyi muri korali Hoziyana. Hanyuma iburyo bwanjye turi kumwe na Pasiteri Rushema, akaba umukozi w'itorero muri paruwasi ya Muhima, ariko kandi akaba n'umuririmbyi wa korali Hoziyana. Igihe cyose inshingano ze zimukundiye kuboneka, akomeza kuba umuririmbyi ko na bugingo n'ubu aracyariwe. Nibwo buryo turi kumwe aha ngaha rero. Hanyuma visi perezida bamuvuze bamwita Boniface, niwe umaze kudusengera, yarambura ikiganza batamurebye wenda nubwo ari inyuma. Yego. Korali Hoziyana ni umuryango mugari ugizwe n'abaririmbyi bari mu murimo umunsi ku wundi. Ikaba igizwe nanone n'abaririmbyi babarizwa mu nce zitandukanye z'isi, ubwo ni Hoziyana Diaspora. Nanone kandi ikaba ifite n'abandi twita abafatanyabikorwa ba korali Hoziyana, ariko babarizwa mu muryango mugari wa korali Hoziyana. Akaba ari nabo turi kumwe, bamwe muri bo turi kumwe na Caleb, yarambura ikiganza mu bafatanyabikorwa. Hanyuma turi kumwe kandi na Liliane, nawe ari muri uwo muryango mugari wa korali Hoziyana. Yego, ubwo rero ntekereza ko n'abandi turakomeza kugenda tumenyana nk'uko uyoboye gahunda bivuze. Ngira ngo mu ncamake reka twibwirane kuri urwo rwego, uko tugenda twinjira mu kiganiro turagenda turushaho kumenya kandi n'ibindi. Murakoze. Yego, arakoze cyane perezida. N'abanyamakuru bakeneye kugira ngo namwe mumenye abo mwatumiye, niba koko bitabiye ubutumire, namenye abaje kubana namwe. Ntabwo nza kubavuga nubwo bose mbazi, bahera aha ngaha bagenda batwebwe n'ibitangazamakuru bakorera. Murakoze. Nitwa Theogene Uwiringiyimana, nkora kuri Life Radio na Agape TV. Murakoze. Nitwa Korebane Emmanuel, nkorera Evangelize Romande TV. Murakoze. Nitwa Sengurebe Joel, umuyobozi n'umunyamakuru wa Iyobokamana Media Group, ifite Iyobokamana TV online na Iyobokamana Protocol na website. Nitwa Dutiefo, umunyamakuru ukorera YouTube channel yitwa Gospel News. Murakoze. Nitwa Esther Fiwizera, umunyamakuru wa Radio Disney. Murakoze. Nitwa
Brenda Mizero nkorera inyarwanda.com. Twamupenda Judeo mu Kinyarwanda. Bakarasira baravuga. Barakoze cyane. Nanjye nitwa Ndamukunda Patrick kuri RDB kuri Magic hari n'abandi banyamakuru ariko banza bakamera batwibira amazina twitwenda yego batwibira nabo nta kibazo. Izina ryanjye nitwa Samuel Shumbusho kuri Radio Disney. Murakoze nitwa Israel Maria. Barakoze cyane. Munyemerero bwa mu dukoresha igihe dufite neza twakira n'undi perezida ndetse n'abo bari kumwe batwinjiye mu kiganiro batubwire impamvu badutumiye n'icyo badutumiriye batwinjizemo batubwire nidusaba twinjira mu mwanya w'ibibazo bizaba bivuye mu kiganiro batuhaye. Reka tubahe ikaze. Murakoze cyane. Ntekereza ko intego nyamukuru iduhurije ahangaha nka Korali Hoziyana ndetse n'itangazamakuru, iyo ntego ishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko nta yindi misiyo dufite. Dufite misiyo yo kwamamaza ubwami bwa Yesu Kristo, ariko kandi mu ruhande rwacu bishingiye ku ndirimbo. Korali Hoziyana nk'uko natangiye mbivuga ni umuryango mugari ukubiyemo ya matsinda nababwiye, kandi ikaba ikora umurimo nyarugenge nk'uko nabivuze. Ngira ngo Korali Hoziyana tuvuze ko izwi n'abantu benshi bishingiye ku bihangano Imana yayihaye byagiye bigera ahantu henshi hatandukanye, ntabwo twaba twibeshye, kuko ubundi igiye mu mateka nyirizina ya Korali Hoziyana, amateka nyirizina uyasanga guhera mu 1968 ubwo Pasiteri Kayihura Jacques yarageze muri Kigali bazanye ubutumwa bwiza. Icyo gihe muri 1968 yari itsinda ry'abaririmbyi 5 aribo biyegeranije ariko badakorera i Nyarugenge, bakorera Gasave, aribwo nyuma y'igihe kirekire Nyarugenge hatangiye kujya haba amavuna, ariko kandi bamaze kwaguka biza kurangira habayemo korali ebyiri, imwe isigaye Gasave indi igiye Nyarugenge. Muri izo zagiye Nyarugenge ntabwo yagiye yitwa Korali Hoziyana, ahubwo mu 1980 habaye igiterane kinini, ari naho iryo zina ryabonekeye, ritangira yitwa Korali Hoziyana guhera icyo gihe kugeza uno munsi wa none. Nk'uko rero uyoboye gahunda yaramaze kubivuga, abanyamakuru muri abantu bakomeye kandi bafite ijwi rikomeye, ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi, ku buryo by'umwihariko kuba mu ruhande rw'ivugabutumwa, uburyo bw'indirimbo cyangwa se muri gospel muri rusange, kuba twaragize umugisha cyangwa se isi yaragize umugisha ikabona binjira mu buryo nk'ubwo ngubwo, nabwo ni umugisha dukwiye gushimira Imana, tubona no kubashimira kubwo ino ntambwe mwateye kugira ngo mutege amatwi Korali Hoziyana. Impamvu nyamukuru yo kuba turi kumwe n'itangazamakuru uyu munsi ni yuko twabatekereje nanone nk'abafatanyabikorwa mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, by'umwihariko kuri Korali Hoziyana. Ubu rero mvuze ko namwe muri abafatanyabikorwa ba Korali Hoziyana, ntekereza ko ntaba nibeshye. Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko twabivuze hari abo twigeze duhura Soresi, na nyuma yaho umwaka ushize dutegura igiterane cya Pasika, hari abo twahuye. Nta yindi ntego rero usibye ya yindi yo kubamenyesha nanone aho umurimo ugeze, nyuma y'uko tuvuye mu bihe bidasanzwe bya Covid. Ngira ngo byageze ahantu hose, bamwe bagiye bazirwara, abandi bagira ingorane baburiramo ubuzima, ariko kandi umurimo warakomeje. Niyo mpamvu duhindukiye uno munsi tugira ngo tubabwire aho ubutumwa bwiza bugeze n'aho tubwerekeza.
Korali Hoziyana nk'uko mutubona aha ngaha ni itsinda ritoya rihagarariye abaririmbyi bagiye kugera kuri 145 bari mu murimo. Turashaka kubamenyesha gahunda dufite. Iyo gahunda ni y'igiterane kiri ku itariki 10 na 11 z'ukwezi kwa gatandatu, kizabera kuri ADPR Nyarugenge. Tukaba twaragihaye inyito cyangwa se titre yitwa Tugumane Live Concert. Iryo jambo Tugumane Live Concert rikubiye mu ndirimbo dufite, ariko sinaho gusa, rikubiye kandi no mu ijambo ry'Imana, kuko yaba indirimbo za Korali Hoziyana cyangwa se n'ijambo ry'Imana, ibi byose tugenda tubihuza kugira ngo tugaragaze cyangwa se dushimangire yuko natwe mu byo dukora umunsi ku wundi dushingira ku ijambo ry'Imana, kandi akaba ari naryo tugira umusinge mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero ayo makuru tuvuga hirya y'indirimbo ashingiye ku butumwa bwiza dusanga muri Yohana ibice 14 umurongo wa 23, avuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Uwo ni wo murongo duhagurukiyemo dutegura kiriya giterane, kandi icyo giterane kizaba kirimo imirimo myinshi, usibye kuvuga ubutumwa bwiza bushingiye mu ndirimbo ndetse n'ijambo ry'Imana, mu rwego rwo kubika ibihangano cyangwa se na archive no kugeza ubutumwa kure binyuze muri Korali Hoziyana hirya y'itangazamakuru. Turategura na live recording, indirimbo tuzaririmba tuzanazifata, kandi kugira ngo nyuma kino gihe n'abazadukomokaho n'abari hirya no hino ku isi nibura ku hirya yo kumenya yuko uwo munsi wabayeho, ariko kandi n'indirimbo za Korali Hoziyana uko iminsi igenda iza, uko ibihimbano bigenda byiyongera, nabyo twe kubigumana, ahubwo bibasha kugera ku mpande zose zitandukanye z'isi n'abanyarwanda by'umwihariko. Ndumva rero intego nyamukuru niyo itumye duhura kuri uno mugoroba, kandi twiringiye ko intambwe duteye ni nziza, nitukomezanya namwe intego kugeza ubutumwa bwiza hirya no hino izagerwaho, kandi turabyiringiye. Imana ibamugishe mu izina rya Yesu. Arakoze cyane Perezida, gerageje kuvuga asa naho arimo guhina, yarambura cyane cyangwa asobanura byinshi, ariko muzi ko n'ibi biravuga ikibaraje inshinga cyangwa iki bagamije kutubwira ni konsere bafite, wenda yivuzeho, ariko yaduhamagaye nk'abafite aho turi kuganira nabo, tubatere mu bigo bitandukanye. Reka twinjire mu mwanya rero kugira ngo nabo mubahe ibitekerezo cyangwa ibibazo muba mufite bitandukanye kuri byo avuze cyangwa n'inama mwatanga. Umwanya ni uwanyu, muratanga ibyo bitekerezo, murabaza, ariko kandi duhina bitewe n'igihe, tubasa ku ntego n'abanyamwuga nk'uko tubisangamo. Muhawe ikaze, ufite ikibazo aramanika akazabaza cyangwa igitekerezo. Ariko yego, murakoze gukora ibizamini kwa Jean Paul Kayitare. Mfite utubazo tugera kuri 2 cyangwa 3. Mwabikomoje ko Korali Hoziyana yatangiye muri 1968 za gufata izina nyuma y'imyaka hafi 20. Ndibaza icyo gihe kugeza ubu ngubu Korali Hoziyana ihagaze ite mu rwego rwo kwiyubaka, mu rwego rw'ubushobozi? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mutangira ku imbwirwaruhame yanyu mwavuze ko hari na Hoziyana diaspora. Ese abatuye mu mahanga bari muri korali tuzababona hariya, mukorana muti, murasurana, bihagaze bite? Hanyuma ikindi, nyuma ya COVID-19 hari icyo mutekereza kuba Korali Hoziyana yazegera cyangwa se yazana kuvuga ubutumwa hanze y'umujyi wa Kigali, kuko muri iyi minsi ntabwo byoroshye? Murakoze.
Murakoze cyane. Turacyakira n'abandi. Yego. Murakoze ni Joel w'iyobokamana. Ikibazo cya mbere baza mwavuze yuko mu giterane hazabamo live recording y'indirimbo zanyu, ese ni nshyashya cyangwa harimo n'izisanzwe, dore ko nk'amakorali yagiye abaho mbere yagiye agira ibibazo cyane cyane byo kubika bimwe mu bihangano byabo, dore ko ubu ngubu dusohoye mu gihe cy'ikoranabuhanga nk'imbuga nkoranyambaga n'ibindi, ku buryo umuntu avuze yuko hari indirimbo za korali Hoziyana ashobora gushaka kuri interineti cyangwa no mu bundi buryo bw'ikoranabuhanga ntazibone, ntabwo yababeshye. Ese ibyo bihangano nabyo bizafatwa? Hari amakorali tugenda tubona agenda azirikana abantu gutyo muri ubwo buryo, agashyira zimwe mu ndirimbo zabo za kera baririmba bakazibahereza ubu ngubu live cyangwa online kuri interineti. Ibyo mwabitekerejeho? Iyo live recording azaba ari indirimbo nshyashya gusa cyangwa ni n'abo bantu bashobora gukenera indirimbo za Hoziyana za kera umuntu atapfa kubona ubu nabo bazabyungukira? Murakoze. Murakoze cyane Joel. Murakoze nka korali imaze kuba ikigo gifite amateka manini, muharanira mute umurage wanyu, musigasira mute nk'abantu muvuga muti tumaze igihe ese aba batoya bari gushibuka bari kuzamuka, musigasira mute umurage mwasigira abatoya? Murakoze cyane. murakoze. Ndashaka kubaza, hariho amaze iminsi batagaragara cyane ibikorwa byagutse tubona, uretse turi kuba muri Knowless batubwiye ko icyo gihe batubwiye ko banditse igitabo cya korali Hoziyana kimeze nk'igitabo cy'umukristo cy'indirimbo. Turashaka kumenya umusaruro wavuyemo. Hanyuma iyi album mugiye gukora ni iya kangahe? Muravuze nka album ya 11, iyi ni iya kangahe? Ese ni izo mugiye gusubiramo, ni nshyashya, mugiye gukora album ya kangahe? Thank you. Sinzi wenda wanza agasubiza bitamubana tuza kuba byinshi na tukaza gufata ibindi. Murakoze. Reka duhere kuri Kayitare. Yatangiye abaza ati guhera aho twavugiye muri 68 kugeza ubu ngubu korali ihagaze ite mu bijyanye no kwiyubaka cyangwa se mu bushobozi. Ngira ngo icyambere twabona nuko uhereye igihe yatangiriye kugeza uno munsi habaye hatarabayeho kwiyubaka mu buryo bw'ubushobozi, ntabwo yagombye kuba cyitwa korali Hoziyana, yagombye kuba itakiriho. Cya kabiri twagereka ku kibazo nk'icyo ngicyo, kwiyubaka kwa mbere mu bushobozi bitewe na misiyo dufite, birumvikana ivugabutumwa ntabwo ari indi bizinesi, ni ukureba niba intego twahagurukanye guhimba indirimbo, kuziga, kuzongera, kugera hirya no hino, ni ikimenyetso simusiga cy'uko korali yubatse mu buryo bw'ubushobozi bitewe n'intego yari ifite. Duhereye wenda hari abagiye babibaza mbere yaho cyane nyuma, Steven turi buze kukigarukaho. Mu kwiyubaka kwa mbere twagerageje gufata icyegeranyo cy'indirimbo zose za korali Hoziyana, ntabwo ari zose, ni nyinshi kuko igitabo twakise umuzingo wa mbere, bivuze ko hazaza n'indi mizingo kuko ibihangano bigenda byiyongera ndetse n'ab'Imana isura ikabaha indirimbo bagenda baza umunsi ku wundi. Bivuze rero ko intambwe ya mbere mu kwiyubaka ni yuko mu ndirimbo za korali Hoziyana zakomeje kwiyongera kuva ku muzingo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ariho turi buze no kugaruka ku bibazo bimwe na bimwe bagiye babaza ugasanga rero tubisubirijemo. Uyu munsi korali Hoziyana ifite volume 12 cyangwa se imizingo 12 y'indirimbo. Uwo tugiye gukora ni uwa 13,
bigaragara neza yuko korali igeze ahantu heza yiyubaka. Icya kabiri, mu bijyanye n'ubushobozi, dufashe uburyo buri materiyeri, murabizi ko amakorali yose ahava akagera aba akeneye ibiyifasha mu ivugabutumwa, ibikoresho, sound ndetse n'ibindi bijyana nabyo, bicurangisho. Ibyo byose rero muri urwo rugendo rwose korali yagiye igira rwo kwiyubaka, n'ibyo byose byagiye biboneka, kuko ngira ngo intego nyamukuru korali iba ifite Hoziyana kimwe n'izindi niyo gushyigikirwa cyangwa se nayo ubwayo kwishyigikira kugira ngo ibone facilities cyangwa se ibintu byose biyorohereza kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Ubwo rero nibwo buryo navuga bwo kwiyubaka, mu bundi buryo bujyanye na business, iterambere ku bifatika. Iterambere rishingiye ku makorali, no kuba abaririmbyi bahari birumvikana bageze mu 145, bivuze ko korali yubatse, kandi twaba tugifite n'amateka yayo. Hari amwe mubona ahangaha nayo turi buze kuyumva. Pastor Rushema ngira ngo nawe muri ziriya ndirimbo tuvuga nyinshi yagiye agiramo uruhare mu kuzihimba, ntabwo ari zose, hari n'abandi bagiye bazihimba, ndetse no guhera muri 68 kugeza uno munsi turacyafitemo n'umuririmbyi watangiranye nayo, niyo munsi twaba tukimufite mu murimo, nubwo wenda imbaraga zigenda ziba nkeya, ariko ntabwo ziraba nkeya zituma ataboneka muri repetition, ataboneka mu materaniro n'izindi gahunda zose za korali. Mu rwego rwo kwiyubaka, yego, yitwa Mukandori Charlotte, atuye mu karere ka Nyarugenge, birumvikana mu mujyi wa Kigali, asengera i Nyarugenge nyine muri korali Hoziyana. Ndumva ari icyo twabivugaho muri ubwo korali yubatse muri rusange ku bijyanye na misiyo korali ifite. Hanyuma arongera ati Hoziyana diaspora bazaboneka muri icyo giterane, ese murasurana? Korali Hoziyana ngira ngo tugira YouTube channel yacu Hoziyana Choir, inyuraho amavugabutumwa yose dukora, ndetse na kino giterane n'ibindi biterane tujya dukora binyuraho. Bivuze ko korali Hoziyana diaspora iyo batabashije kuba baboneka, hari abari muri Afurika, hari abari muri Amerika, hari Uburayi n'ahandi, birumvikana ntabwo igihe cyose bajya baboneka, ariko twashyizeho uburyo bashobora kudukurikirana, ndetse n'abandi bantu bari hirya no hino ku isi bakunda korali Hoziyana bifuza kuba bakurikirana ubutumwa bwiza dutambutsa, bakaba baba bari aho ngaho. Nanone kandi iyo baje mu biruhuko cyangwa se banatembere mu Rwanda, birumvikana turabonana, ariko n'igihe kigero bakaba baza nanone kubw'urukumbuzi bakumbuye korali Hoziyana, bakaza tukabonana. Birumvikana n'abaririmbyi ba korali Hoziyana baratembera isi kubw'impamvu zitandukanye, yaba ari ugusura cyangwa se indi mirimo. Iyo bageze hirya no hino bakageraho bene se bari, abo babana mu murimo, birumvikana nibo babakira nk'abantu babanye cyangwa se bakibana muri uno murimo. Icya gatatu, wabazaga niba nyuma ya COVID korali Hoziyana ishobora kuba yakomeza kuvuga ubutumwa hanze ya Kigali. Ni ukuvuga ngo korali Hoziyana mu Rwanda hose hagira ivuga ubutumwa bwiza. Tubaze nyuma ya COVID kugeza uno munsi, korali Hoziyana imaze gukora ingendo ziri hejuru y'10, kandi yaba mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, aho hose turahagera tuvuga ubutumwa bwiza. Bivuze ko nyuma ya COVID ntabwo twavuga ngo turateganya kuba twajya hanze ya Kigali mu ivugabutumwa, ahubwo twarabikoze kandi turanakomeza. Sinaho gusa, no mu bihugu bidukikije haro twagiye tugera tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi uko Imana igenda yugura amarembo ni nako tuzajya dukomeza kugenda tuvuga ubutumwa bwiza. Ngira ngo kuri Kayitare ni ibyo ngibyo, nubwo najya nsubirizamo ibindi, wenda nimara gusoza n'abandi bashobora kuba hari icyo bakongeraho bagenzi banjye turi kumwe bari buze kugira icyo bagerekaho. Joel niwe wabazaga niba iyo live recording ari indirimbo nshya cyangwa se ari za kera. Hari aho wageze wenda kunsubiriza, ariko reka mpere ko kuri iki ngiki korali Hoziyana nk'uko narisubije Kayitare igenda yunguka ibihimbano buri munsi. Imana iha ibihimbano byiza kandi bikora ku mitima yacu ndetse n'abandi. Ni ukuvuga ngo muri live recording dufite indirimbo nshya tuzafatamo nazo, kandi kugira ngo n'abantu bazimenye. Ntekereza ko namwe muri bamwe mu bazadufasha kuba zamenyekana nk'uko na kera na kare n'izo twagiye tugira
zagiye zimenyekana binyuze mu itangazamakuru. Icyo tuza kongeraho nk'uko wakivuze navuze wenda kudusubiriza, hari indirimbo zagiye zikorwa amaudio ariko ntizibone video. Icyo gihe nacyo twakirebyeho, dufite projet mu bijyanye no kwegerana archive ya Korali Hoziyana, indirimbo zayo zose izo dufite zagiye zisohoka ku muzingo kuva ku wa mbere kugera ku wa 12 izitarafatiwe amashusho. Iyo projet no turayifite yo kuba zafatirwa amashusho, ariko ubu ngubu noneho tukaba tuyikoze tutayikozeho yose. Hirya y'izo ndirimbo nshyashya tuzafata n'izindi tuzagerekamo kugira ngo zitabonewe amashusho ariko zakunzwe, zagiye zifasha abantu kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nazo zizaba zirimo. N'izo twakoze kera zo zirabitse ziracyagenda hirya no hino, ariko dukomeje kongeramo izindi. Ngira ngo ni nk'icyo ngicyo tubaje muri rusange. Hanyuma Florent Dutier niwe wajije ngo ni iki dukora kugira ngo duharanire gusigasira umurage twasigira abatoya. Ngira ngo hari indirimbo tugira bayikinye bageze ahangaha ivuga ngo hashimwe Imana. Abenshi muranayizi. Hari abavuga ngo byari kuzatugendekera gute iyo utaza ko mu ruhande rwacu. Hari abayizi. Hari aho tugiye tukavuga ngo ni umuhigo Korali Hoziyana yahize. Iyo ndirimbo yahimbwe na Rushema. Hari twese turavuga ngo twe n'urubyaro rwacu tuzagukorera. Bivuze iki? Iyo tuvuze urubyaro rwacu ntabwo ari aho tubyara mu nda gusa, ahubwo nabo twagiye tubyara kubw'ubutumwa bwiza, n'abandi bantu bagiye bamenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bihereye ku ijambo ry'Imana n'indirimbo, niyo byaba atari bya Korali Hoziyana. Bivuze ko abo ngabo amakuru yagiye abageraho. Korali Hoziyana mu gusigasira umurage, murabizi umurage cyangwa se amateka na shenoma uva kuri bamwe ukajya ku bandi, ni uruhererekane. Bigaragara neza yuko Korali Hoziyana irimo abato n'abakuru. Bigaragara neza yuko abatangiye umurimo nibagera igihe bakaba batakibasha cyangwa se Imana yarabahamagaye, hari abo bazasigira umurimo. Ngira ngo ahari twagiye tuvuga bamwe na bamwe. Murabona uyu mukobwa twicaranye Vanessa, ntekereza ko atari umukecuru kandi nta nubwo ari umudamu, ahubwo aracyari umukobwa ndetse mutoya. Bigaragara neza yuko kuba ari ahangaha ntidushidikanya ko umurage ndetse n'amateka bya Korali Hoziyana kubisigasira hari ububiko bwiza, kuko nayo n'abazamukurikira nabo bazagenda baza gutyo kugeza igihe amateka ya Korali Hoziyana atazibagirana. Reka dusoreze kuri Steven wabajije ati mbese icya volume namaze kugisubiza. Arabaza ati umusaruro wa kiriya gitabo wabaye uwuhe? Umusaruro wa mbere wenda nimugira umusha ntabwo ari igitabo gihenze, kigura makeya, kigura 2,000. Bivuga neza yuko ariho byandikwa ko izi ndirimbo nubwo zikoreshwa nka Korali Hoziyana, ariko n'abandi bantu bose bemerewe kuzikoresha mu bihe byo gusenga, mu bihe by'amateraniro n'ahandi bari mu bihe byiza, bemerewe kuba bazikoresha. Umusaruro wa mbere ni uko nibura mu gihugu cy'u Rwanda ahantu henshi mu ndembo twagiye tujyamo bino bitabo byarahageze. Bivuze neza yuko yaba abanyetorero n'abatari abanyetorero bakunze indirimbo za Korali Hoziyana, cyane ko Korali Hoziyana nubwo ibarizwa mu itorero rya ADEPR, ariko abanyarwanda benshi barayikunda kubyifuza kumenya zino ndirimbo zacu. Twarazanditse zo zageze hirya no hino, kandi usibye no mu Rwanda gusa, ni Burayi no muri Amerika bajya babitumaho tukabiboherereza bitewe nuko babonye aho ushobora kuzikura. Bari bafite amaudio ariko nanone batabasha kubona hano zanditse. Iyo wumva audio bakabasha no kuziririmba biraborohera cyane kugira ngo babashe kuzifata. Bivuze neza yuko umusaruro wa mbere ni uko ubutumwa bwiza bwageze kure mu buryo bwanditse bakabasha kubusoma. Nanone kandi umusaruro wa mbere ni uko aya mateka n'abashije kubikwa. Bigaragara neza yuko imyaka uko izagenda iza, ibitabo bya Korali Hoziyana bizakomeza kuba biri hirya no hino, bityo amateka n'umurage nk'uko Flora yabibajije ndetse nawe umusaruro tube tuwugezeho, w'uko nibura abanyarwanda benshi, abanyetorero benshi, abakunda Korali Hoziyana benshi, ushaka kino gitabo abasha kukibona. No musaruro wa mbere, nubwo tuvuze amafaranga 2,000 ntabwo target ari business, tuko turebye volume zirimo ukareba imbaraga byagiye bisaba, ntabwo cyagurishika 2,000. No kugira ngo nibura n'ubutaha nidusubira mu icapiro tuzabashe kubona nanone imbaraga tubasha gusubizayo. Ntekereza ko mu byo mvuze hari icyo naba wenda
nasize ntakivuzeho neza bene data turi kumwe ba komporeta tukaza gukomeza niba hari n'ibindi bibazo. turizera ko wenda ngenge kubisubiza reka nakire Theo na Fifi naza gukurikira kwe wabajije bisa n'abarangije. Murakoze cyane. Murakoze ko mu mwanya. Yego. Ikibazo mfite ubushize mwakoze igitaramo cyiza hari Nyarugenge mu dutunguza abaririmbyi beza. Lucas na Vestine sinzi impamvu mutarimo barabashyize kuri afishe. N'ubu kandi ndabona afishe muriho mwenyine sinzi nabwo niba muzadutunguza abandi bantu. Muze kutubwira impamvu muhitamo gutyo kubera ko akenshi nyine afishe zanyuma muri mwenyine kandi tukajya kubona tukabona haje n'abandi bantu. Muze kutubwira impamvu muhitamo gutyo. Ikibazo kindi mfite ndakibaza muze Pasteur Rushema kuki n'ubu twarafashijwe twakora iyo gitari bikagenda neza. Akabazo mfite k'amatsiko ba basaza ba kera baravuze ngo bari kubona inzu ya mbere ntiyakwishimira ingiyi ya nyuma. Iyo ubonye Hoziyana y'ubu ngubu utekereza iki? Ese ubona ariyo nziza kurushaho cyangwa ujya ukumbura iya mbere? Ubuze kutubwira uko ubifata. Murakoze. Ikindi kibazo mfite ndagaruka kuri perezida byigeze kuvuga yuko mwari mufite gahunda yo kujya kuririmba i Burayi. Sinzi aho byaje kurangira twigeze kumva amakuru aracicikana mu bantu banyu tugarwa aho byarengeye. Muze kudusobanurira byagenze gute n'iki cyabuze. Kandi mu myaka mumaze irenga 50 n'iki cyakomeje izina Hoziyana. Hari amakorali avuka nyuma y'imyaka 3 akaba arazimye arafunze cyangwa se ahinduye amazina ugasanga nyine izina korali rirabuze burundu. Mwebwe mu myaka 50 mumaze n'iki cyabakomeje cyangwa se iri ibanga mwagendeho nyine kugira ngo Hoziyana tuzi mu myaka 20 cyangwa 30 aba ariyo tubona uyu munsi kuko nubwo wenda mugenzi wanjye yavuze ngo hari uburyo habayemo change ariko njye mbona umwimerere wanyu ntabwo wahindutse. Ibanga ni irihe mukoresha wenda kugira ngo n'abantu bazabona mu biganiro b'amakorali bandi babashe kumva wenda aricyo babigiraho muse nk'abagira inama. Akanyuma hari imvugo nkunze kumva hanze kugira ngo mwitubwireho ibintu bita agahoziyana. Ni style abajeni biyogoshesha ndetse n'ababyeyi ugasanga hari uburyo biyogosheshejemo ukuntu amakuru akavuga ko ari Hoziyana yabitangije kugira ngo wenda aba ADEPR bagendana n'igihe ko nabivuga mu buryo busirimutse ukuntu. Ase buriya buryo mukoresha cyangwa se mwazanye gusimbura igitambaro tubazi bo muri korali mu rusengero bishobora kuba ari ikintu ushaka kuzahindura wenda ku bijyanye n'imyemerere ya ADEPR cyangwa se uburyo twafataga ADEPR n'abakristo muri rusange. Okay. Reka twakeje wenda bibiri mu byo mubindi nagiye tufungiye kuri ibi kugira ngo yaza gusubiza notre kandi ibibazo bike bibiri mu byo nagiye kubaza babajije icyo mbaza ndakibaza Pastor Rushema uvuze ngo yabagiye ku mubare w'indirimbo amaze kwandikira korali Hoziyana. Ikindi ndazibaza dirija uri muto kuvuga ko uri mutoya ntabwo ungana n'aba Rushema cyangwa n'iyo generasiyo. Mu by'ukuri hari ikintu umuntu wenda ashobora kwibaza nko ku cyumweru mu giterane cya Pentecote Hoziyana yararirimba ukabona Rushema aracomoka n'abandi basaza bakajya muri ibintu bakora cyangwa ibintu byose baba babibatoje cyangwa hari aho bakwemfuruwansa bakabona ko ari byiza kurusha bakabikora nyine muri wa mwimerere wa Hoziyana ya kera ukisanga babikoze kandi byaryoheje stage ya korali. None ikindi ni icyo bigiraho nk'abantu bakuru bakubanjirije bamwe babaye abadirija ba korali igihe kirekire uracyafite amahirwe y'uko wafite muri korali. Ni ibiki wigira kuri bano basaza umuntu yakwita binararibonye muri korali? Murakoze cyane. nakire bikemo wenyine nyuma tuze kwita turetse ku bibazo gato kugira ngo aze kuza gusubiza bikemo. Ashimwe. Amen. Bikemo kuri Evangelization
ikibazo mbaza wenda ntibariza n'abandi bashobora gukurikira iki kiganiro, ese korali Hoziyana yakira abaririmbyi igendeye kuki? Umuntu ushobora kwifuza kuririmba muri korali Hoziyana agomba kuba yujuje ibiki? Ikindi kibazo ndakibazo uriya mukobwa, urubyiruko rukorera umurimo w'Imana muri korali Hoziyana rwamaze kwakirwa, korali Hoziyana ivuze iki kuri bo cyangwa se babamariye iki urubyiruko? Murakoze cyane. Yasubiza tukavuga ko ibibazo wenda bya nyuma kuza kwa hari kureka wawe ikaze abayobozi. Turabashimiye. Ntekereza ko noneho ibibazo mutubajije niba ndibuze kubyita question réponse participative, buri wese ari buze kwibonamo. Hari ibindeba, hari ibireba Rushema, hari ibireba Dirigeant ndetse n'umuririmbyi wa korali Hoziyana Vanessa. Fifi niwe watangiye abaza, ndetse ahari none Theo yakibaje ndagira ngo gisubize rimwe ku kibazo babazaga bati korali Hoziyana yari ifite urugendo rw'i Burayi hanyuma ntiyajyayo. Ngira ngo niyo main question, byarangiye bite, byapfiriye hehe? Ngira ngo ntabwo tuza gusubiza tuvuga ngo korali Hoziyana ntiyagiye i Burayi, ahubwo turafata muri rusange amakorali uburyo yandikirwa, asabwa kujya mu ivugabutumwa n'uburyo asubiza kuzajya mu ivugabutumwa ni procedure. Cyane ko korali Hoziyana kimwe n'andi makorali abarizwa mu itorero. Bivuze ko ayo makorali cyangwa se korali Hoziyana ifite umurimo mu itorero barizwamo mu gihugu ndetse n'ahandi uko twabivuze. Urwo rugendo rwari ruhari rwo kujya i Burayi, ndetse birumvikana rwaje ari ubutumire korali Hoziyana yabonye, ntabwo ari sortie yari yateguye cyangwa se picnic. Bwari ubutumwa bwiza bwagombaga kujya kuvugwa ku mugabane w'i Burayi. Nk'uko ntangiye mbivuga, kimwe no mu gihugu dushobora gutumirwa iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba. Iyo babatumiye tureba kuri oreri ya korali. Iyo turebye kuri oreri ya korali, urareba ukavuga ngo niba dutumiwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu, iyi baruwa ihageze, ese nta yibanjirije ishobora gutuma urwo rugendo rwakwimurwa? None iyo habayeho ko kwimurwa, ureba ababatumiye niba aho mwimuriye amatariki biza guhura na disponibilité yabo bihereye namwe kuri timetable mufite ivugabutumwa. Bivuze icyanga, bivuze ko urwo rugendo rwari ruhari, ntabwo rwasubitswe n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Nta ngorane na zimwe korali Hoziyana yahuye nazo zatuma itabasha kujya i Burayi, ahubwo byahuye n'izindi gahunda zijyanye n'umuhamagaro dufite w'ivugabutumwa bituma tutajyayo. Bivuze ko urugendo rutakuweho, rwarasubitswe. Kandi si ni Burayi gusa, n'ahandi tuzahajya. Niba rwarasubitswe ruzasubukurwa bitewe nanone na timetable. Dushobora gutumirwa ku Gasave, dushobora gutumirwa i Remera, dushobora gutumirwa i Gisenyi cyangwa se Gihundwe. Iyo badutumiye nk'uko nari mbivuze iyo tariki bagasanga ihuye nuko twamaze kuboneka nta bandi badutumiye, cyo gihe turagenda. Ariko iyo bihuye n'abandi badutumiye ntabwo tuba tukigiye. Ubwo bivuze yuko tubaporopoza indi tariki. Iyo tubaporopoje indi tariki, iyo tariki bakabona bafite indi mirimo, bahitamo kuba bashaka indi korali izajya muri iryo vugabutumwa cyangwa se kuri ubwo butumire bihuye na gahunda yabo bihaye. Niyo mpamvu korali Hoziyana itagiye i Burayi, ariko kandi tuzanajyayo kuko icyabateye kudutumira cyabatera no kongera kudutumira. Tugarutse rero, haraho nanone Fifi yavuze ati ese ni gute nibura niyo mudakoze Tour du Monde mwakoze Tour d'Afrique? Ibyo uvuga nibyo, kandi ntekereza ko buri gihe n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo gukora ivugabutumwa mu Rwanda, hari igihe cyo gukora ivugabutumwa muri East Africa, hari igihe cyo gukora ivugabutumwa mu bindi bice bya Afurika bitandukanye, yaba y'amajyaruguru, amajyepfo, burengerazuba bwa Afurika. Twarabitangiye ngira ngo muri 2015 niba nibuka neza, twakora ivugabutumwa i Kampala. Twagiriye ibihe byiza, twagiye ari kuwa gatanu tugaruka ku cyumweru nimugoroba. Kandi i Burundi ho tugiyeyo inshuro zirenze imwe. Bivuze ko nibura mwa kano gace duherereyemo hari ibihugu twagiyemo
kandi imirongo migari dufite y'ivugabutumwa tuzagera n'ahandi. Muri make ku bijyanye n'ivugabutumwa rya Korali Hoziyana yaba muri Afurika ndetse no hanze yaho naho bishingiye. N'ubu ngubu tuvugana hari n'abashobora kudutumira bakavuga ko wenda twaba twarabahakaniye, ariko si ukuhakana as well, ahubwo bitewe n'uburyo korali bikenewe hirya no hino ushobora gusanga ubutumire bugonganye n'ubundi. Niyo mpamvu nyamukuru yaba yarahuye no kuba Korali Hoziyana itajya i Burayi. Hanyuma mpite nsubira inyuma gato ko nagira mbisubirize icyarimwe. Theo yabajije ati Korali Hoziyana kuri afishe yanyu dukunze kubona ko Korali Hoziyana yonyine. Nibyo. Mu by'ukuri Korali Hoziyana iyo yateguye igiterane ntabwo tugaya abakoresha ubwo buryo, bose bagira procedure bakoresha ntacyo bitwaye, ariko nka Korali Hoziyana ibateguye igiterane cy'ivugabutumwa. Icyo giterane birumvikana ushobora gutumira umushyitsi, ariko uburyo tubifataho ntabwo ari uko tutubaha abashyitsi, turabubaha cyane kuko urugo ni urugendwa, ariko kandi iyo umushyitsi ageze uramwakira, ntabwo utangariza abantu ko umushyitsi azaza aramutse ataje bakubaza ngo byagenze bite. Bijya bibaho cyane, mujya mubibona mukafisha abantu. Ntabwo ndi buze kugira abo mpuwenta, ariko hari aho mujya mubona henshi bashobora kuba bafite nk'ibitaramo bitandukanye bakaba bakwafisha, ariko wenda ukaba wabura umuntu bafishije bahageze. Wenda twebwe ntabwo sicyo twabihereyeho, bazaza, ariko Korali Hoziyana yateguye igitaramo. Imaze kugitegura itumira abazaza kubana nayo. Abo nabo birumvikana bazaza, abavugabutumwa n'abaririmbyi, hari n'abazaza baje gukurikirana iryo vugabutumwa. Bivuze neza yuko Korali Hoziyana nubwo impamvu igaragara kuri afishe ni uko ibateguye igiterane nka Korali Hoziyana. Cyakora nanone ibyateguye habayeho korabo, uziko bijya bibaho, ukavuga ati Korali Hoziyana yateguye igiterane ifatanije n'umuhanzi kanaka, Korali Hoziyana yateguye igiterane ifatanije na korali kanaka cyangwa runaka. Icyo gihe bashaka kubishyira, ubwo ni uburyo bwacu bwihariye, tutavuga ngo turanenga ubw'abandi, nabwo ni bwiza, ariko ku ruhande rwacu twateguye igiterane nka Korali Hoziyana, tugomba kugaragaza ko ari Korali Hoziyana giteguye, twagaragaza wenda bagiteye inkunga, ariko kandi abandi bazaza kubana natwe nabo birumvikana abahageze barahabasanga, kandi tugirana ibihe byiza. Muri make ni uko nguko. Icyarushema cyari buze kugisubiza nimara gusoza, aho babazaga ngo Hoziyana y'ubu n'iya kera ubibona ute, ubihuza ute? Ntabwo wifuza korali ya kera, hangira ngo hari uwakimubaje nanone. Hari ikindi Fifi yabajije, ariko twasubiye niki Korali Hoziyana ibura kugira ngo ugere kure. Ngira ngo kugeza uno munsi tukwiye kwemera ko habaho gutera intambwe ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Hari amakorali mwatanzeho ingero yuko amaze kujya mu bihugu bitandukanye, natwe twabivuze, tumaze kubona neza yuko Korali Hoziyana nk'uko twabivuze isi yose irayikurikirana, abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Bivuze neza yuko nabumva izindi ndimi, ndagira isubirizanye na kiriya kibazo cy'indirimbo zacu. Ngira ngo composition yaratangiye kwa kino gitabo cyacu y'indirimbo zitakoze mu kinyarwanda, zikoze mu Giswahili, kugira ngo nibura mwa kano gace duherereyemo abakoresha ururimi rw'Igiswahili babashe kumenya izo ngizo n'intambwe ku yindi. Igifaransa n'icyongereza ngira ngo ni indimi zikoreshwa ku isi, nazo iyo composition igenda itunganywa duhere kuri izo ndirimbo ndetse n'izindi. Gusa nta ndirimbo nimwe irajya hanze muzakompojwe mu zindi ndimi, ariko urwo rugendo rurahari, kandi kuba kibaje wagize neza kugira ngo nibura binamenyekane ko Korali Hoziyana itabitse mu kinyarwanda gusa, ahubwo no mu zindi ndimi dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma ikindi yabajije ngo umwihariko wa Korali Hoziyana ni uwe. Ngira ngo hari n'undi wakibajije. Ntabwo dukwiriye kuvuga ngo hariho umwihariko udasanzwe, ariko kandi twanavuga ko utanahari. Ubundi amakorali yose abarizwa cyangwa se aririmba avuga ubutumwa bwiza dushingiye ku ndirimbo zivuga Kristo, ijambo ry'Imana. Ngira ngo zagombye kuba nibura zifite ikizihuza, aricyo indirimbo zishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo wavutse, arakura, arapfa, arazuka, akaba azaza no kutujyana. Bivuze neza yuko, reka ngisubize ngo amakorali yose abarizwa mwa rino tsinda
ryo kuririmba indirimbo zivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo zifite icyo zihuriyeho. Bivuze ko korali Hoziyana hari umwihariko ihuriyeho n'ayo makorali. Hanyuma tugase kuri korali Hoziyana by'umwihariko nk'iyi Nyarugenge, umwihariko se n'uwuhe? Ngira ngo bakunze kubihuza n'injyana. Haravuga ko korali Hoziyana iririmba ituje. Sinzi icyo bita gutuza, ariko kandi iyo urebye indirimbo zacu zose ntabwo zifite iyo njyana ituje. Ahubwo twebwe korali Hoziyana uburyo ubutumwa bwiza tubutambutsa, tubanza gufata cyangwa se kumenya neza yuko ubutumwa bwiza tugiye gutanga bwamaze kugera kubo bugenewe. Niyo terme nshaka gukoresha. Ntabwo tuba twifuza ko hari abavuga ngo ni danser avant la musique. Ni ukuvuga ngo iyo ubutumwa bwiza Imana duhaye bwageze kubo bwagenewe, twese turahuza tugafatanya. Ndagira ngo niba ari wo mwihariko wacu, niba abandi batawugira ntabwo mbize. Reka mvuge kuri korali Hoziyana niyo tubigana no munsi, niba turi kuririmba ngo turagutegereje, tugumane, gitare n'izindi. Bana bikomojeho na Rushema, wenda ejo bundi twari turi kumwe kuri Yerika. Ni ukuvuga ngo Rushema ntabwo afashwa mbere y'uko ababwiriza ubutumwa bwiza bafashwa. Ni nayo ntego tugira, turabanza ubutumwa bwiza bukagira kubo bugenewe. Iyo bwamaze kubafata, imbaraga twahawe na Yesu Kristo iyo zimaze kubageramo, iyo tubihuje bibyara ikintu cya kindi twise cya gikundiro kwa kunda abantu benshi umva bakunze korali Hoziyana. Nuko Imana yihaye kubaka icyo kintu ku buryo izo ndirimbo tuzirimbye zimaze abo tuziririmbira natwe ubwacu, iyo zimaze kudufata twese, ubona ya korali Hoziyana stade yahagurutse, twari kumwe hariya cyangwa se umuvuga butumwa n'ahandi, tubona korali Hoziyana iri kugiye cyo kuririmbana n'abandi bantu twazanye cyangwa se abandi bantu baje kubana natwe. Bivuze neza yuko twebwe intego yacu ubutumwa bwiza Imana duhaye, iyo umaze kudufata tubugeza ku bandi. Iyo tubihuje bibyara ikintu nk'icyo ngicyo namaze kuvuga. Ariko kandi mvuze umwihariko duhuriyeho n'abandi, ariko mvuze n'umwihariko wacu. Naho ngaho nubwo abandi babishakira mu ngo korali Hoziyana iririmba indirimbo zituje cyangwa se indirimbo zigenda gakeya, ntabwo ari umwihariko wa korali Hoziyana. Ahubwo uko Imana itanze igihangano, uko Imana itanze igihangano niko tucyakira kandi tukagitanga none uko Imana iduhaye ubwo bubasha. Iyo Imana umwuka wera tugezeho akatwemeza ko nibura twahimbarwa, turahimbarwa. Ariko ntabwo twishakamo guhimbarwa, ahubwo turareka icyo Imana iduhaye akaba aricyo tubasha gutambutsa. Reka dukomereze kuri Karini Nijabo. Umuririmbyi wa korali Hoziyana ni muririmbyi iki mu ruhando rw'ayandi makorali? Ni nk'icyo ngicyo babazaga. Umuririmbyi wa korali Hoziyana ni umuririmbyi wa korali Hoziyana. Icyo kirumvikana. Aho atandukaniye n'abo mu yandi makorali ni uko ataririmba muri yo. Iyo tuvuze, ngira ngo wenda icyabajije si cyo, reka nkivuge si cyo yaragamije. Hari abantu ubona korali imwe runaka ubamo ukumva kuba muri korali kunzwe, ifite public, ifite abantu benshi, ukumva ni ikintu cyagutera kumva uri hejuru cyangwa se ukumva uri superior y'abandi. Korali Hoziyana ntabwo ariko bimeze. Twagize umugisha n'abandi barawugira, tugira ibihangano byacu bigera ku bantu, birabafata bibatera kudukunda. Ibyo bintu tubyumvise, umuririmbyi wa korali Hoziyana mu ruhando rw'abandi bitewe n'ibyo Imana yadukoreye arangwa no guca bugufi ndetse no guhindishwa umushyitsi n'ibyo bintu Imana yaduhaye, bikadutera kubirinda, tubirindisha umwuka Imana yaduhaye. Niwo mwihariko. Nta sinzi uwo mwana cyangwa se uwo muririmbyi ugezemo abageze ahantu hakwiye Imana yamugeneye, abatangiye none guhabwa andi masomo ashingiye ku buzima bw'umwuka, byanditswe byera, bishingiye ku biganza bimwakiriye. Korali Hoziyana twagize umugisha, wenda n'andi makorali abigira, ariko dufite abapasitori tukiririmbana. Hari n'andi makorali abibamo, kugira umugisha ukajya muri korali usanga umupasitoro, ngira ngo hari ibindi utazabariza hanze, uzabariza ku mushumba. Nicyo kintu cya mbere akonsuminga. Noneho ikindi cya kabiri ni za ndirimbo zabashe kumukurura. Za ndirimbo zabashe kumukurura aziririmbirwa, zamugezemo, nawe ageze aho baziririmba, nawe ahindutse undi muvugabutumwa, kandi akabikora na kwa guca bugufi navuze aho ngaho. Niwo muririmbyi wa korali Hoziyana muri urwo ruhando wambazaga. None umuririmbyi twifuza ni muririmbyi iki? Mu ijambo rimwe
ni umuririmbyi ukijijwe, ibyo ngibyo akabyihamiriza n'umwuka wera, ibindi bikagenzurwa n'ibikorwa agenda akora. Niyo muririmbyi korali Hoziyana yifuza. Hanyuma Hoziyana mu isakazamakuru cyangwa se muri media yagiye ikumira abanyamakuru. Byagenze bite? Kamera ushaka kuzibona bakubona ni musigeho. Korali Hoziyana ntabwo yigeze ikumira abanyamakuru nk'uko bivugwa, ahubwo niyo ntambwe twateye uno munsi yongera ku zindi twagiye dutera, dukwiye no gushimira Imana. Ngira ngo ahangaha hari abakora itangazamakuru birumvikana nk'abanyamwuga, ariko mu kundi side ari business. Korali Hoziyana ntabwo icuruza, ariko nanone hari icyo dukwiriye kurebera hamwe, hari ownership ku bihangano bya Korali Hoziyana. Ngira ngo nicyo ngicyo dukwiriye kuvuga ku bihangano bya Korali Hoziyana. Niba Korali Hoziyana ifite ivugabutumwa, dufite abafatanyabikorwa b'abanyamakuru nk'amwe, mukatubwira ngo intego dufite niye kubafasha kugeza ubutumwa bwiza kure, uwo muntu akwiye no gushimirwa agasabirwa umugisha. Bivuze iki? Bivuze ko Korali Hoziyana ikwiriye gufatanya n'abanyamakuru nk'abafatanyabikorwa, ariko nanone atari nk'aba-exploiter Korali Hoziyana. En vrai dire, reka tubivuge dutyo. Ngira ngo hari abo dukorana, niba intego ari ukugeza ubutumwa kure ukaza utugana, ntabwo ayo mahirwe twayitesha. Niba evangeliser le monde mwifuza gufasha Korali Hoziyana kugeza ubutumwa kure ku bakurikira evangeliser le monde, iyo ni privilege tagombye, ntabwo tugomba kuyirengagiza. Ahubwo icyabayeho, reka tukivuge muri ino mvugo, ni miscommunication between media and Korali Hoziyana. Reka tubyite gutyo. Donc Florent ageze muri Korali Hoziyana. What your purpose? Intego yawe ni iyi? Ni ukudufasha kugeza ubutumwa bwiza kure, twakwakirana yombi. Ni ukuvuga ngo Korali Hoziyana icyo twifuza mwa kino gihe ni uko iyi partnership yahoraho kandi tugahuza intego. Ngira ngo namwe niyo mufite, ibindi byaza bikurikiyeho ni ibifasha umuntu kugera ku ntego y'ivugabutumwa. Ngira ngo nta yindi mufite namwe. So ubu ngubu amarembo aruguruye, ni ukuvuga ngo icyabiteye ni ukutagira kudahana amakuru mu buryo budafite barrier. Tumenye kare nijabo intego ni itumye yegera Korali Hoziyana, ni ukugeza ubutumwa bwiza kure, urakaza neza. N'izindi nazo ngira ngo turakiga, ngira ngo yabitangazamakuru kuri Kristo duhora twese twifuza kumumenya, natwe Korali Hoziyana duhora twifuza kumumenya. Iyerekwa mwagira kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, murakaza neza. Niyo impamvu zo habayeho kuba ikumira, nuko habayeho miscommunication. Ubu noneho ntekereza ko amarembo aruguru mu guhana amakuru ku buryo hatabaho ikumira. Icyo twavugaga ni ya ownership ku bihangano bya Korali cyangwa se ku bihangano by'abandi. Niba tuvuze ngo ino ndirimbo turifuza ko izagera kure inyuze kuri Korali Hoziyana, ngira ngo namwe murabizi muri professionnel igomba guca aho ngaho. Niba ushaka kuyijyana uyikotinga cyangwa ko covered by donc ikavarizwe na kanaka, ariko ni ya Korali Hoziyana. Ngira ngo murebona hirya no hino birakorwa. Ibyo nta kintu biba bitwaye, kandi dukwiye gushira impungenge. Itangazamakuru mu ivugabutumwa rirakenewe kimwe nuko n'ahandi ribashije gukenerwa. Ubwo na Jidomise musubiza kandi kuri icyo ngicyo. Reka wenda kugira ngo mbanze nkwe ku mazi, reka mpe Rushema asubize kiriya bamubajije, hanyuma nituzo gusoza n'umutoza ari buze gusubiza ku cyo bamaze kumva. Ari umutoza wa Korali Hoziyana yiyumva ate? Bamuheruka hari icyamamare muri gospel, ntabwo bamuherutse. So byagenze bite? Ari buze kugisubiza, ndi buze gukomeza ku kibazo Jide babajije avuga ati igitaramo dukora biri hasi y'urwego Korali Hoziyana iriho. Kuki? Hari ibyo mutinya? Ngira ngo nicyo ngicyo babajije. Reka mpe Rushema epui n'umutoza, hanyuma turaza gukomeza. Murakoze cyane. Ibyinshi umuyobozi yabishubije, ariko ikibazo cyabajijwe kivuga ngo ese Hoziyana ya mbere n'iy'ubu bitandukaniye he? Si nkacyo.
ikibitandukanyije ni igihe, nta kindi. Ni igihe kubera ko iyo abantu bagenda bakura hari igihe bagira ubumenyi mu bwonko ariko badafite ubumenyi mu gukora, badafite ubumenyi mu mbaraga. Hanyuma abakiri bato hari igihe baba bataragira ubumenyi bwinshi mu bwonko ariko bafite ubumenyi mu mbaraga. Ni ukuvuga bashobora kugira iyerekwa rigera kure cyane, bashobora gukora ibyo abakuze batageraho. Noneho rero mu myaka ya mbere uko twakoraga uyu murimo, na mbere hose nyine twigiye kubo twabonaga batangije uyu murimo. Jyewe abantu nashoboye kumenya nkanaganira na bamwe muri bo, ngira ngo naganiriye na babiri. Hari umupasitori, navuga ngo yari umupasitori w'abapasitori, Kayihura Yakobo. We twarivuganiye gutya kuko nari naramwumvise avuga ko ari we watangije korali, kandi koko nibyo. Undi wa kabiri ni umugabo wari umumisiyoneri w'umunyasuwede, kuko hari imyaka ngira ngo hafi muri 70 yajyaga aririmbana na pasitori Kayihura Yakobo n'undi mupasitori witwaga Habineza Joseph, ndetse na murumuna we Mbuzikongera Gaspard n'abagore babo. Nyuma rero nashoboye kwigira kuri uyu mupasitori n'uyu mumisiyoneri, kandi mbabaza neza amateka. Byatumye umunsi umwe, hari umugoroba umwe, Pastor Kayihura yambajije ati ariko ko tuzi ko uririmba indirimbo z'Imana, kuki utaza muri korali yacu? Icyo gihe sinari muri korali, nari umukristo mu itorero mu 1978, ariko nyuma nza kumubwira ntizaza. Hanyuma mu 1979 ngira ngo mu ntangiriro z'umwaka naje kuza. Noneho ubwo ngira ngo nari maze hafi imyaka 3 nshobora no kwigisha abaririmbyi. Ntabwo twitwaga Hoziyana icyo gihe, twitwaga korali y'itorero rya Pentekote y'i Kigali. Ariko maze kugeramo rero twatangiye gukora umuzika mu buryo twawuhaga igihe kinini cyane, kandi twagiraga uburyo bwacu. Icyo gihe ntabwo indirimbo z'iyobokamana ntabwo zari ziteye imbere byagutse, ahubwo twagiraga uburyo. No muri iyo myaka nta mashuri y'umuzika yabagaho ku madini ya Giprotestant. Twagiraga uburyo rero twashakashakaga indirimbo za Giprotestant amakorali yaririmba. Twajyaga twumva indirimbo ziririmbwa n'Abanyakenya n'Abatanzania, ndetse tukumva n'indirimbo zaririmbwaga n'abantu baturukaga mu matorero yacu i Bukavu. Zimwe bahimbaga, izindi zo mu gitabo cyitwa Nyimbo za Bukovu. Mbere abaririmbyi bacu korali Hoziyana, nubwo yari itaritwa ko, twaririmbaga dukoresha ingoma
z'uruhu, ingoma y'uruhu n'utuntu tubita amapendo, ariko byari bitarabaha, byari bafataga ibicuma bakabishyiramo utubuye tukajegeza. Icyo gihe rero byabaga ari ibintu biryoshye. Ni jyewe i Kigali wadukanye ikintu cyo kubyaga, mbipfa na pasitori wacu, kubera ko umunsi umwe nazanye abasore nari narabwirije, ndababwira nti mureke ibyo bintu byo kuririmba mu byo bitaga orchestre Kimisagara Jazz. Babiretse barihana, baraza barakizwa. Bamaze gukizwa, noneho umunsi umwe turirimbisha gitari mu rusengero. Abakirisitu barabikunda, n'abandi bantu bose barabikunda, ariko rimwe dushatse kugura instruments z'umuzika zikomeye, umupasitori wacu arabyanga. Ni 1979 umwaka ujya gushira. Hanyuma rero abyanze, inyuma ndagenda mbivugana n'abaririmbyi n'abo bacuranzi bandi. Twari dufite abagabo bari bakiri abasore, twari dufite umugabo witwa Ngarukiye Evariste ngira ngo, n'undi witwa Nkunda Bagenzi Onesimo. Turabigambana cyane, izo instruments turagenda turazigura, tuzizana pasiteri atabikeka. Hari ku cyumweru twarazivugije. Umunsi umwe twavugije ibyo bikoresho by'umuriro, iteraniro rigitangira. Turangije kubicuranga, iteraniro ryagiye kurangira, icyo gihe byarangiraga 5:30. Urusengero rwuzuye abantu, abandi bahagaze mu madirishya. Twebwe tuyoberwa icyabaye, naho abaturage bumvise ibintu batamenyereye, baza kureba ibibaye mu rusengero rwa Pentecote. Pasiteri Kayihura ntiyongeye kwanga izo instruments ukundi. Hanyuma rero ku kibazo cyo kuvuga ngo ese korali hambere, Hoziyana hambere na Hoziyana y'ubu bitandukaniye n'igihe. Twebwe twakoraga umuzika, icyo twakwita musique naturelle. Uyu munsi nubwo kenshi nabyo kandi butabijugunya, hari icyo twita musique digitale. Hanyuma hariho ibyiza byo gukora musique naturelle. Musique naturelle ni iki? Umuzika gakondo. Noneho musique iri modere. Ibyo bintu byombi ushobora kubonamo icyiza cyabyo, ukabonamo n'ikitari cyiza cyabyo. Aho dushobora guhurira gusa ugahita ubona ko Hoziyana y'uyu munsi n'iya kera bishobora gukora kimwe, bigahuza ibya kera n'iby'ubu kandi bikagendera mu murongo umwe. Nuko ubu dushobora kugira amahirwe noneho yo kwiga. Iteka iyo ingorane kera twagiraga, iyo ukora ikintu utaragiye mu ishuri ngo ukige, hari ibyo utageraho. Nubwo wagikora neza, hari ibyo utageraho. Ariko iyo wagiye mu ishuri ukakiga, ubona ntibivuze nanone kandi yuko uba ubimenye byose. Ubona uburyo bubangutse hafi bwo kugikora neza no kucyumva neza.
ni ukuvuga rero ko ni igihe gusa, ariko ubundi Hoziyana uko twakoraga kera twagengwaga na disipurine yo kubaha Imana. Nibwira ko n'uyu munsi nubwo mu by'ukuri nagiye mu zindi nshingano kandi zifata umwanya munini, ariko n'uyu munsi korali Hoziyana igomba kugengwa na disipurine yo kubaha Imana. Abana bacu tugenda tubona, ubu dufite amahirwe menshi, abana bacu tugenda tubona bagera ikirenge mu cyacu, nta kindi ni disipurine. Umuzika iyo ufite disipurine, cyane cyane muri ibi by'iyoboka segiteri ya religieuse, iyo umuzika ufite disipurine uraryoha kandi urifuzwa. Reka pasiteri wenda tube tumushimiye, hanyuma umutoza nawe wenda arasa ku ntego bitewe n'ibyo bamubajije, bamuheruka ariko ntekereza ko n'ubu ngubu ariko akiri, ko ntabwo yigeze abisezera. What happened? Mu minota mikeya kugira ngo uze guhita urakomeza badusoreza, Vanessa bamubajije ngo yumva gute nk'umuntu uri muto muri korali yagirwa gute mwakoze cyane, turabashimiye kuba mwemeye kuza kubana natwe muri iki gikorwa. Ikibazo ndahera ku cya Joel yabajije ati ese muri practice mukora biriya bibamo kuba pastor yakwanima public cyangwa se kuba yashobora kuba yaririmba akirukanka muri stade mu gukora imyitozo? Biriya ntabwo bikorwa imyitozo mu by'ukuri, biriya ni ibintu biza nka inspiration, ni ibintu biza ni umwuka w'Imana ubigenga. Biriya ntabwo wabirepeta ngo uzazenguruke stade kuko ntitwarepeteye hariya, ni ibintu bigengwa n'umwuka w'Imana. kandi pastor ku bantu bamuzi kuva kera niko akora, iyo yamaze gufata ikirere uko umwuka muyoboye ashobora no guhagarara na mugenzi we ngo azirande bakariwe aririmba avugisha. Ni ibintu bidategurwa mu by'ukuri, kandi ku myaka ye hari imyaka ugera ukumva public ntabwo ukigira icyo cyo muri public, ukumva ari open bitewe na experience amaze gukora biriya bintu. Ngira ngo niba mwumvise amaze imyaka irenze 30 ahagaze imbere y'abantu ari baririmbira. Rero umuhanzi reka mbyite gutyo, cyangwa se umuririmbyi akura rero akora byinshi cyane bimujemo, ariko nibaza ko icyo kigenda no kugira ngo ubutumwa bwiza bugende neza, cyangwa se presentation y'uyu munsi igende neza. Cya Jideo nibyo koko twari Hoziyana ko nakuze mbona ni korali nabonye natangiye kumva kuva za 1993 94 nkunda indirimbo zabo numva nanjye kariyeri yanjye naririmba muri korali Hoziyana, ariko ni umugisha ukomeye kwisanga muri korali Hoziyana. Abantu bose babaye muri korali Hoziyana murabazi b'abahanzi, nta muntu wakubwira ko atanezerewe no kuba muri korali Hoziyana. None Imana iguteye iteka ryo kuba umuyobozi muri yo, cyangwa se muri domaine yawe ukaba nka dirija wayo, ni agaciro gakomeye Imana ibiguhaye, kuko igira ibihangano byiza bikuza umuririmbyi wese cyangwa se umuhanzi uyirimo. Amakomposition yayo ni komposition zubakiye ku ijambo ry'Imana, kandi iyo urebye nk'indirimbo yarimwe kuva 1994 na bugingo n'ubishaka kuririmba ukumva iracyari yindi, ni ikintu Imana iba yarakoze muri iyo korali ugomba kwishimira. Rero nta kundi niyumvamo, niyumva neza, numva nguwe neza kuba ndi kumwe nabo, kuba Imana yangiye icyizere cyangwa se n'abaririmbyi bakangira icyizere cyo kungira umutoza, numva ari ishema kuri jyewe n'umunezero kuri jyewe. Ku cyerekeranye na kariyeri yanjye perezida ageze kukivugaho, ntabwo mu by'ukuri korali Hoziyana ijya ibangamira kuba umuntu yaba arimo kandi akora, yari asanzwe ari umuhanzi cyangwa se yasanzwe umuririmbyi ku giti cyiwe. Ndacyabitegura, ntabwo nabihagaritse, numva igihe nikigera Imana ninshira inzira muzabimenya, nta bandi bazabimenya mbere yanyu, ni mwebwe muzabimenya. Ariko kuri ubu ngubu Imana ibaye impaye inshingano muri korali Hoziyana zitoroshye, kuko usanga iminsi yanjye yose yaratwaye izo gahunda zanjye, ku buryo
kwisanga ngo wire tuvuga wakoze indirimbo za ku giti cyawe bigoye, ariko icyo nabatangariza n'ababona nyibazaho benshi ko ndabizi ko Gedeon iyo duhuye buri munsi arabimbaza, ntaho nagiye, ndacyahari, nzagaruka kandi muzambona, Imana uko izagira inshinga inzira muzambona, kuko na Chorale Hoziyana ntijya ibangamira umuhanzi uba muri Chorale Hoziyana. Murakoze. Vanessa. Murakoze. Wenda ndifashisha ijambo ry'Imana gusubiza ikibazo. Ni ijambo riri mu Baheburayo ibice 3 umurongo wa 7. Randitse ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Niba hari ikintu cy'agaciro gakomeye ni ukubona umwanya wo kubana n'abagutanze mu murimo w'Imana ukunda unakora. Nk'uko tubizi mu mateka ya Bibiliya, hari abantu benshi bagiye bacaho, yaba ari Mose yagize Yosuwa, Yesu yagize intumwa, Pawulo yagize Timoteyo, mbese na Naomi yagize Rusi. Mbese hagomba kugira usigarana ibintu by'Imana, usigarana ikintu Imana yashyize mu bakubanjirije. Mwasomye hehe? Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 7. Rero ikintu cya mbere na mbere kintera ishema ni ukuba nshobora kubana n'umuntu uzi agaciro k'Umwuka Wera, akaba ashobora kubifata, yabyandika, wabisoma ukabyumva, ariko wabana nawe nabyo ukabyumva, ukabasha kubishyikira, wakicara ugasengana nawe, ukabasha kugera ku rugero wumva ko agukonvense. Mbese navuga ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane, kuko turajije ni umugisha umuntu atabasha kubona ukuntu abivuga, kuko usanga ibyanditse byaba mu bitabo cyangwa ibyo turirimba, ugasanga birenzeho, bibaye n'ubuzima mubana nabwo bwa buri munsi. Murakoze. Nagira ngo kuko bana amasaha yihuse, perezida asubiza nadusoreze, cyeka afite ikibazo ndakimwe aho usigaye akaba yakivuga, kuko ntekereza ko nawe twakire ibibazo ngo yive n'umuvandimwe, noneho tujye dusoza ibibazo abisubize anaperezida. Murakoze cyane. Nitwa Dani. Nafite ikibazo kimwe kirimo A, B na C. Hoziyana nka korali ikomeye, ifite izina rikomeye ndetse na audience nini cyane. Ese korali Hoziyana ibanye gute n'ituro rya ADEPR muri rusange? Iyo ni A. B iravuga korali Hoziyana nka korali imaze imyaka igera kuri hafi 50 cyangwa se inarenga, muri rusange niyihe contribution yatanze ku itorero ADEPR ndetse no ku itorero rya Kristo muri rusange? Ikibazo C yacyo, korali Hoziyana hari amazina amwe n'amwe twagiye tubona y'abaririmbyi bayiririmbagamo bagiye bavamo, ese byaterwa n'iyi mpamvu? Rero ni ikindi cy'uko ese korali Hoziyana muri rusange ibanye gute n'andi makorali yaba ya ADEPR n'aya hanze ya ADEPR? Murakoze cyane. nzongera no kuvuga ngo baza akabazo kanumbusa ni gato, ariko mumfashe mushyiremo amazi mu gifungo, mbese murabisobanura ukuntu uburyo umuntu atanyurwa neza. Ari Vanessa, ari na Bonfils na Pasiteri, mudufashe kugira ngo mubyumve. Iba na Pasiteri anyemerere mwite sogokuru, iyo uririmbana na sogokuru tukumva ya Hoziyana yo mu gihe cya kera bayisaba kuri radiyo, wumva umutima zawe.
nibyo utera gushema ariko wiyumva uti nahoze murebera hariya n'akantu k'agakobwa gatoya kari aho ukabona muzehe biti hanyuma mugenzi wawe nawe atubwire nibyo muzavuze muzike naturere avuga muzike digitale ariko iyo uyoboye cyangwa uri mu gutoza abasaza b'ibigango mu muziki bafite izina rikomeye ntabwo bakubwira ati wakana wowe wigiranye nagira ngo mumfate mu nterure mushyiraho ngaho mu byumvire reka noneho wenda ndabe precise ku byo abaje mu minota mike cyane cyangwa hasi y'umunota hanyuma nze gusoreza ku cyo Daniel atubajije dukora no ku bindi cyane ko ubu nibwo busa naho nyuma y'igihe kirekire tubonanye ariko turacyongera guhura kandi bivuze ko ibyo mutabona ibisubizo no munsi n'ubutaha tuzaganira hatari press conference twanahura n'ahandi tukaganira. Yes, Vanessa ugerageze kurezima na Bonfils mu pointa. Urakoze. Ikintu wenda ntumvise neza ni ukumbaza negativement cyangwa positively kuko positively how do you feel you uririmba iyo ndi proud cyane ya kuko iyo ndi kumva indirimbo yahimbye ari ndisi like ni nk'ikindi kintu gikomeye cyane kiri muri we so iyo ushaka kukigeraho ugomba kubana nawe ugomba kumureba ugomba kumwumva uko aganira ibyo avuga kiva mu kanwa ke mbese umunsi ku munsi rero aba ari ishema cyane cyane numva nishimye kubona umuntu ubasha kwandika akicara akandika tugumane mwami haleluya ukabona umuntu mukuru ukiri mu bintu by'Imana utigeze avuga ngo reka mbivemo ngende biba biteye ishema biba biteye ubwuzu kwa ndagisubiza muri ubu buryo ni tukijyaho cyangwa se njye nkijyaho it's a big challenge wumva ko ugiye kudirija ku mugani kudirija umuntu nka Rushema n'abandi babanye nawe bagize ngira ngo reka mbyite mu izina success ni big challenge ariko burya iduhamagara niyo kwizerwa kandi niyo iduha inkoni burya Imana yahagurukije umuntu imuha ibikoresho izakoresha mu kintu cya mbere cyansharenjinze ni ukuba wahimba indirimbo ngo izazihagarare n'izo ngizo bijye bijya kuri playlist imwe cyangwa se kuri repertoire imwe ariko nshima Imana iduhamagara ibidufitiye icyizere kandi nkashima Imana ko yari izi neza ko muri iki gihe ari gihe uzaba uhari kandi nabo bagihari icyo ntareka kuvuga nuko nabo bagize uruhare kugira ngo ibyo byose bigerweho nuko iyo akubwiye ati mwana wanjye ni ukuri Imana yashimye ko uba umuyobozi z'isaha nta hantu hato watandukiriye uri kumwe nanjye turi kumwe rero mbishimira Imana nibyo Vanessa bivuze Elisa Imana amuhaye yasabye Eliya imigabane ikubye kabiri y'iyo Eliya yari afite Elisa nakoze ibikubye kabiri by'ibyo Eliya yakoze ni ukuvuga ngo rero twizera ko iby'Imana duhamagarira ni binini kandi muzagenda mubibona namwe kuba Hoziyana Imana igenda iyibyarira reka mbyite gutyo ikabyarira impano ziza zigakoramo ni ikintu gikomeye cyane rero kayitare muzamura mu cyashatse ko na korali Hoziyana ni kuba nyir'itoro rya ADPR nk'abana bari mu muryango hanyuma contribution ya korali Hoziyana muri ADPR no hanze yayo itoro rya ADPR muri mission rifite ikomeye cyane kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo korali Hoziyana nayo nk'umwana uri mu rugo dufatikanije n'umubyeyi kugeza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kure hashoboka bivuze ko tubanye neza nk'umwana uri mu rugo ndetse n'abandi itoro rya Kristo nk'uko babimbajije biri muri bya twagiye tuvuga kuko tugiye kuvuga ubutumwa bwiza tugiye nko kuri tele mu ntara hatandukanye ntabwo tujya ku kibuga cya ADPR ahubwo tujya ku kibuga buri wese abasha kwakisesinga kuba yabasha kugeraho
kugira ngo aze kwakira ubutumwa bwiza. Bivuze ko korali Hoziyana ifite umusanzu itanga mu itorero n'umusanzu itanga muri sosiyete nyarwanda ndetse no ku isi muri rusange. Hanyuma abayivuyemo ngira ngo ahantu hose haba entre na sortie kubw'uburenganzira bw'abantu. Twavuze abagiye hanze y'igihugu cyangwa se mu ntara bitewe n'imiterere y'akazi n'ubuzima, ibyo ngibyo dukomeza kubabara nk'abantu twabanye nabo. Hari abagenda bagira imihamagaro itandukanye hirya no hino, abo nabo amarembo aba yugure kugira ngo ubutumwa bwiza babugeze kure. Bivuze ko mu ijambo rimwe yaba bari muri korali Hoziyana yaba isohotse ku impamvu zitandukanye, tubafata nk'ibiremwa by'Imana kandi bakaba baragiye kubw'impamvu zitandukanye zajyana n'abandi, ariko kandi zikanafungura n'abandi bakabasha kwinjira. Bref, nuko byifashe. Hanyuma dusoza, wenda byose ntitwabisubije ku kigero abantu babyifuzaga, ariko intego nyamukuru twatangiye twintroduce reka tuyigarukeho ni igiterane dufite ku itariki 10 na 11 z'ukwezi kwa gatandatu, kizabera kuri ADPR Nyarugenge. Ku wa gatandatu kizatangira ku isaa 9 mu masaha akuze tuzasoze, hanyuma ku cyumweru tuzatangira isaa 8. Byose bizabera kuri ADPR Nyarugenge. Mpuza n'icyo wabajije ngo kuki mutajya n'ahandi hanini mukaguma hariya mu nsengero, bihuye na cya kibazo Fifi yatubajije n'abandi, kuki tutajya mu bihugu bitandukanye bya Afurika, kuki tutajya hanze yabyo. Cette fois-ci imiryango iruguruye, duhagurutse twerekeza aho ngaho. Ngira ngo banabivuze, si kenshi twakunze kujya tuvuga ibiterane binini dufite, ariko kuba twateye intambwe mubona n'amaposita asirikira hirya no hino, nuko naho handi twahagera. Korali Hoziyana ntabwo yajya Bekare nangwe ibura abakristo bayuzura n'abandi bantu bayikunda, ntabwo yababura, c'est sûr. So maybe you can ask us why not mbere, ariko ubu noneho impamvu ihari yo kujya hariya niyo duhagaze mu no munsi. Bivuze ko mbere sinitwagiyeyo, ariko no turi kwerekeza, kuko dufite ibyiringiro ko Nyarugenge muzahagera, muri buze no kubivuga. Birumvikana urusengero ruzaba rutoya, ariko n'ishusho yuko tuzakomereza n'ahandi. Bekari n'abakira benshi n'ahandi na stade twazijyagamo kandi ubutumwa bwiza bwaratambukaga. Bivuze rero ko dukomeje gukora uwo murimo, turafatikanya kugira ngo ayo makuru agere hirya no hino. Bazaze kandi namwe ntidushidikanya tuzaza, muzaza, bitewe nuko twabivuganye na za mpamvu zindi zose. Tuzakomeza guha agaciro yaba live recording mu rwego rw'uko ibihangano byacu bigomba kugera kure binyuze ku irembo Imana haye korali Hoziyana. Dusoza rero, yego Hoziyana nimwamuri guca mu marenga y'uko ari mwifuza byahinduka reka dusubire inyuma. Nuko wenda abantu benshi batajya bakurikirana amakuru, hari igihe habaho ikintu kikagerwaho, ikivutse kikitirirwa ikigezweho. Bivuze iki? Uyu munsi niba hari ikintu gikunzwe mu Rwanda, hashobora kuva ngo kugira kino kintu izina rizarambe, reka tugihuze n'ikiriho. Dusubiye inyuma nyirizina, bavuze uduhoziyana bayihuza n'amavuta. Mwakiriya gihe Rushema n'umuhamya, Pasteur Rushema hari amavuta yaje yitwaga uduhoziyana, pa uduhoziyana, nibyo? None ntiyari amavuta. Twakoze inama, dukoze inama muri cya kintu nababwiye cya discipline, nk'uko itorero ryacu rigira discipline. Hanyuma umuyobozi wa korali asaba imyitwarire myiza. Murabizi ko abagore n'abakobwa muri ADPR batajya badefiriza imisatsi. Hanyuma rero aravuga ati ibintu byo kudefiriza si ibyacu, si ibya korali Hoziyana, ntihazagire udefiriza imisatsi. Umwe aravuga ati ariko n'abantu bashyiramo dutoya wenda bakatwita uduhoziyana, hari icyo byaba bitwaye. Perezida wa korali Hoziyana yitwa Edizo Munyanshongore n'ubariho, aravuga ati utwo tuntu nubwo twakwitwa dute, ntituzaze muri korali yacu. Nari mpicaye, ubu yicaye aha ngaha kumva amagambo nsubiyemo yasanga ariko yabivuze. Duhaguruka mu nama, abantu batwaye utuntu twitwa umuririmbyi
umuririmbyi ntanakiriho yitabye Imana, yabajije ati ariko utwo tuntu niyo twaba uduhoziyana dushyizemo hari ikibazo. Bahita bamubwira bati oya, ibyo si ibyacu, izina rigenda gutyo, ntabwo ijambo uduhoziyana byavuye. Reka wenda ngihuze n'icyo twariho tuvuga, ni ukuvuga ko ayo mavuta bavugaga, nicyo navuze, hari ikintu cyiza haba hari izina rikunzwe bakabihuza nabyo, uvuga ngo aho kugira ngo byitwe gutyo nibirekwe burundu. Ngira ngo ibi ngibi turabuza na discipline y'itoro mu ijambo rimwe. Kugeza uno munsi ntabwo korali Hoziyana ifite ububasha bwo kuba hari impinduka yagira mu itorero, kuko n'umwana uri mu muryango, ahubwo iri mu muryango cyangwa ubwiriza agenga umuryango arakurikizwa. Ari nacyo yaravuze ko ibijyanye no kudefiriza nta hantu mu myemerere yacu nka DPR bivugwa ko byemewe. Naho ngaho ngira ngo cyenda kuba kisobanutse, dore ku cyo pastor avuze. Twariho dusoza tuvuga ko twifuza kubashimira bitewe n'igiterane twari tumaze kubatangariza, kandi kizamenyekana no mu bandi. Hari n'abajya batubaza ngo kuba mu umuryango mugari wa korali Hoziyana bisaba iki? Bihuye n'icyo Bikemu yabajije. Kuba umuryango mugari wa korali Hoziyana bisaba kuba ubyemera. Harimo amatsinda atandukanye. Ushobora kuba umuryango mugari wa korali Hoziyana nk'umufatanyabikorwa, utazaza kurepeta, utazaza kuri stage, utazambara uniform, ariko ushinzwe gufasha korali Hoziyana kugera ku ntego zivuga butumwa. Ubwo buri mu muryango, icyo gihe turaza gusoza tubabwira aho umuntu yiyaderesa kugira ngo ushaka umufatanyabikorwa wa korali Hoziyana aho yanyura. Hanyuma ushaka umuririmbyi wa korali Hoziyana, amabwiriza agenga itorero ryacu arazwi n'agenga abaririmbyi. Iyo yujuje kimwe no kwajya mu zindi korali zitandukanye, nuko amarembo aba yuguruye. Reka rero tuvuge dutya, ushaka umufatanyabikorwa wa korali Hoziyana, muri mu bafatanyabikorwa nawe habayo komite, hari ubushinzwe communication cyangwa se no kunyurwa kugira ngo aregistaringa abo bantu bitewe nuko babona uwo muntu nawe none ahujwe nabyo cyangwa se abishoboye. Ni Caleb ubikora mu kino gihe, kandi nimero ze kuzitanga ntacyo bitwaye, nekiza ko ntacyo bitwaye. Ni 078 25 34 078 25 34 ushaka kwinjira muri uwo muryango w'abafatanyabikorwa cyangwa umuryango mugari wa korali Hoziyana aca muri iryo rembo. Naho ushatse kwinjira muri korali Hoziyana anyura ku itorero hanyuma agakurikiza amabwiriza nk'uko asabwa. Reka rero dusoze tubashimira muri rusange, nekiza ko ntacyo naba nsize, ibi tuzakomeza kubiganira. Tunabashimira namwe kubw'umwanya mwaduhaye. Nekiza ko dusoza vice president ari buze kubaherekeza, ni umudiyakoni mwiza, muri buze kumwegera abaha intashyo, namwe ze kubafasha kugera mu miryango. Muri rusange naho nasoreza, ndamukunda. Niba nta kindi gisigaye, kuva kera wakoranaga n'abantu bawe, aba bagabo n'abakobwa bari baje ahangaha mu kiganiro, wabahaye umwuga wo kwamamaza no kukuvugira. Mwami Yesu, twifuza yuko wabashyigikira kandi tukwereka n'igiterane dufite, kugira ngo Mwami Imana uzabane natwe. Twabahamagaye nk'abafatanyabikorwa kugira ngo bakigeze kuri bose, ariko umurariko mwiza tuzi ko ari wowe utanga, uzararika abantu kuri uriya munsi. Icyo dukeneye ni uko ijambo ryawe n'ubutumwa bwawe buzamamara. Urakoze ko ukomeze kubana natwe mu myiteguro dusigaje iyo yose, uzakomeze kuduha umugisha. Turagiye ugendane natwe, tugeze mu macumbi yacu amahoro, tubyambaje mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Hello people from Europe, this is Mbonyi. Ndashaka kubutsa ko mu kwezi kwa gatandatu nzaza gutaramana nabo. Tariki 11 tuzahera Brussels mu Bubiligi, ndabakumbuye and I can't wait to see you. God bless you and see you soon.